Muraho neza abakunzi bacu waradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde kubona hejuru kandi bitatuguye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo, tubwira ko ari ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze uti? Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Be guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. De guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi biriya bimenyetso byaka bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Akenshi kino cyapa bagishyiraho nk'iyo umuhanda muto uri gusukira mu muhanda munini, kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo. Akenshi ntabwo uri kureba iburyo bwawo, nturi kureba ibumoso bwawo. Bikaba ngombwa ko guhagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona kugira ngo winjire muri iryo sangano ugenda gake gake, udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanze mu kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Tugiye amakota n'ibyapa byo ku mihanda. Iyo video narayigukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba amagambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A mu minsi 5, B mu minsi 8, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini B. Mu minsi 8 bibaye ngombwa ko ibyanditswe bireba nyiri karita bihindurwa. Biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba amagambo cyangwa mu baruwa ishinganye, bigakorwa mu minsi 8. Ko murabizi ibinyabiziga birasora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, nanakwigishe nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ni kuri 0789351626 tukwigisha. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa turahura cyangwa tukaza tukakureba ukayikwigisha ukagerwaho itakubera imbogamizi. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo kudepasa. Kudepasa bikorerwa he? A mu ruhande rw'iburyo gusa, B igihe cyose ni ibumoso, C iburyo iyo unyura ku nyamaswa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino kibazo abantu benshi bakunda kukica ariko baba bahisemo B. Mu gihe cyose ni ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa he? Ni ibumoso. Igihe cyose ni ibumoso, oya
ntabwo igihe cyose kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kandika ku gapapuro. Hari igihe unyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo nawe ugiye kujyamo. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Umuyobozi w'inyamaswa izijyanye nko mu isoko, afite imwe iri kumutana, agasaba ko ibinyabiziga byahagarara. Mugomba kwitwara ute? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Niba ubonye umuyobozi w'inyamaswa azijyanye nko mu isoko, ariko afite imwe iri kumutana ikaza mu muhanda, rero yaba agiye kuyikuramo agasaba ko ibinyabiziga bihagarara, akaguha ikimenyetso agusaba ko ikinyabiziga cyawe wagihagarika akayikuramo. Ugomba guhagarara akabanza akayikuramo, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo itaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'iby'impanuka, haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Wabona afite inyamaswa idatoje agusaba ko ahagarara, ugahagarara akabanza akayikura mu muhanda, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? Ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Agomba guhagarika ikinyabiziga. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ubundi iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga, kubera ko impamvu bayishyiraho nuko ari kukubwira ngo uragenda mu ruhande rw'iburyo, ibumoso haragenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo, muri make biri kuza bibasanga. Ariko iyo ucagaguye uriya murongo uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka gukatira ibumoso, mu gihe ushaka guhindura icyerekezo, cyangwa se ugiye kunyuranaho. Niyo mpamvu duhisemo B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, biba ngombwa muri ibyo bihe bitatu. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Akomeza imbere gusa. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Igisobanuro cy'ukuri ni A. Akomeza imbere gusa. Ni B. Aho kunyuranaho imbere. Ni C. Aho guhagarara umwanya munini, cyangwa ni D. Inzira y'icyerekezo kimwe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bari kubwira ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Ntabwo wemerewe gukata iburyo, ntabwo wemerewe gukata ibumoso. Icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Kikaba gitegeka tugira amakwata n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Saka YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amakwata n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane?
ugeze ahantu haterera cyane, wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C. Kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D. Guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda icyago. Ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukawugabanya, ubundi ukaguma ku ruhande rw'iburyo wirinda ibyago. Ntabwo waba uri guterera umuhanda ujya urakunda no kuba uri kunyuranaho ahantu hacuramye cyane, ahubwo uguma iburyo ubundi ugakomezanya umuvuduko muke kugira ngo wirinde ibyago. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Ugomba kwitwara ute? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B. Ikinyabiziga cy'ubutabazi. C. Yagize ibyago. D. Umuvuduko urenze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Umuyobozi w'ikinyabiziga ahita agabanya umuvuduko ukanatambukana ubwitonzi kugira ngo niba ngombwa ube wanahagarara uhe icyo kinyabiziga inzira. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu bihe. Mu kihe gihe? A. Agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. B. Agomba gukatira ibumoso. C. Guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Uriya murongo ucagaguye uba uvuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuwurenga, ariko nk'uko twari twabibonye hejuru wawurenga mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, cyangwa agomba gukatira nk'ibumoso, cyangwa agomba guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ndakeka ko waramusitamo D. Ibisubizo byose nibyo. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ubonye ibibazo byerekeye ku bimenyetso byo mu mihanda biri kukugora, nyandikira kuri WhatsApp nk'uyu video narayikoze, cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebeho. Wabona hari ikindi kintu ukeneye ko nkwigisha ukacyandika muri comment, ugakanda subscribe, nacyo nkazahita nyigushyiriraho ukazahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? A. Inzira y'abanyamaguru. B. Agahanda k'amagare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni B. Agahanda k'amagare. Igice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Kiriya gice kiba kiri iruhande aba ari agahanda rero k'amagare. Ndizera ko waramusamo B. Agahanda k'amagare. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se igice cy'umuhanda, uzahite wumva ko n'ubundi hari buze gucamo ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make nta modoka yacamo. Aba ari agahanda rero k'amagare. Ndizera ko waramusamo B.
C agahanda k'amagare. Ndizera ko waramutse ukandika ku rupapuro turabahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online byakunda mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda bimeze biti: A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B nibyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ugeze ara kuri feruje birashoboka ko kwa ino mihanda yani Kigali ubona imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, kinyabiziga kimwe gishobora guparika iburyo ikindi ibumoso bikaba biteganye, cyangwa ku murongo umwe kimwe kigaparika imbere ikindi nyuma yacyo bitondetse ku murongo umwe, nabyo birashoboka. None batubwiye ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye kandi byagenda biteganye, ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma, nabyo biba bishoboka kandi batubwiye ngo ntibishobora. Niyo mpamvu duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo, ko birashoboka ko biba byashobora kuhagenda biteganye cyangwa se biri ku murongo umwe. Ndizera ko uhisemo D, ndizera ko umenye n'impamvu duhisemo D. Ariko niba bavuga ngo bishobora kuhagenda uzahita uhitamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kuko biba bishoboka ko byahagenda biteganye cyangwa se biri ku murongo umwe. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga: A ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, C ibinyabiziga bigenewe kukwigisha gutwara ibidukoresha turi kubigisha gutwara, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Ibinyabiziga bikurikira biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 bikorerwa isuzumwa buri mezi 6, ntabwo ari buri mwaka. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo buri mwaka uzahitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga buri mezi 6 uzavuge ko A na B na C ari ibisubizo bya nyabyo, bazaba baguhaye D ivuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse. Kino cyapa ukibonye hari abanyura bazengurutse ariho byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe, kiba gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, nta kirango. Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini, B tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso, C tanga inzira ku makamyo na za autobisi, D ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kinini B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse, icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira iburyo. Rero bino binyabiziga biri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka, ugomba rero kubiha inzira. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Rero ugomba guhinzira ibinyabiziga biri ibumoso bwawe ko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo
ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Biba bibujijwe hehe? A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini D, ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kunyura ku makamyo, kunyura ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange birabujijwe. Ibyo wemerewe kunyuraho ni ibinyabiziga by'ibiziga bibiri, harimo nka za velomoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande ndetse n'amagare. Uba ubujijwe kunyura ku ibyo binyabiziga bindi uretse ibyo by'ibiziga bibiri hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'ikiraro, hafi y'aho abanyamaguru banyura. Murabizi gutwara ikinyabiziga mu nzira z'impande z'abanyamaguru ntibiba byemewe, ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, hano haguteza icyago nabwo wirinda kunyura ku ibyo binyabiziga bindi. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuhe muvuduko? A, kilometero 60 mu saha. B, kilometero 40 mu saha. C, kilometero 25 mu saha. D, kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha. Kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange umuvuduko ntarengwa wazo iyo nta mategeko awugabanya aba ari kilometero 60 mu isaha. Amavatiri y'ifasi ni kilometero 75 mu saha. Kwa ziriya modoka zitafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende velomoteri, amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa kuwe buryo. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. B, itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cyanyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma bitagishoboka kubona neza muri metero 200 nigihe cy'imvura cyangwa se nijoro. Hari ukuntu ino romoroki ibigomba kugaragazwa kubera ko romoroki iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero abayobozi b'ibinyabiziga baturutse inyuma hari ukuntu bagomba kuyibona iyo romoroki kugira ngo itabateza ibyago. Rero bashyiraho itara ryera kuri iyo romoroki cyangwa se ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, kubera ko romoroki iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turabahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntikigomba kurenga ibyo bipimo: A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B, imbere ni metero 1 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A inyuma ni metero 3 na santimetero 50 na B imbere ni metero 1 na santimetero 70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni A. Inyuma bari metero 3 na santimetero 50, igice kirenga ku biziga, igice kirenga ku mipine, kuva ku mupine w'imbere kugeza aho ikinyabiziga kigarukira ariko mu ruhande ugana imbere, abari metero 2 na santimetero 70. Niyo mpamvu twahisemo A gusa, kuko bavuze ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70 kandi abari metero 2 na santimetero 70. Inyuma ho abari metero 3 na santimetero 50. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, ariko ndizera ko nibaramuka bashyize mu kibazo bakubaje ngo imbere ni metero 2 na santimetero 70 nabwo urahita ugikora. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe tugukosora kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B, inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C, umuhanda utaringaniye. D, umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kora ko imodoka nikomeza imbere iragwa mu mazi. Turongo dusa turabona ko ni imivumba y'amazi. Kino cyapa rero bakaba bagishyira hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu hakerekana. Ntabwo kizaba gishinze aho hantu hari umwaro cyangwa hari ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Ahubwo uzabanza ukibone umaze ugenda urwo rugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Bari kuvuga ngo ugiye kugera ahantu hari amazi kandi imodoka ntabwo igenda mu mazi, nukomeza imbere iragwa mu mazi imodoka yawe. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ndizera ko waramuzitamo A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Ndizera ko waramuskandika ku papuro, utari wahisemo niza ko nicyambuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse icy'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara asate. Ibimenyetso ni kimwe no kwanga ibirango by'amabara asate: A, umweru n'umukara. B, umutuku n'umukara. C, ubururu. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, umweru n'umukara, na B, umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Kiriya cyapa kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Haba harimo imodoka ebyiri, iri iburyo iba isa umukara, iri ibumoso iba isa umutuku. Kikaba kiri kubuza ibinyabiziga byose kudepasa, amakamyo kudepasa, imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ibyo uba wemerewe ko wanyuraho cyangwa wadepasa ni ibinyabiziga by'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, kubera ko mu birango haba harimo imodoka. Ndakeka ko rero waramusitamo B, umutuku n'umukara. Ndizera ko waramuskandika ku papuro, utari wahisemo niza ko nicyambuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyapa kivuga ko ukibonye utemewe kujyayo ariko nabariyo batemerewe kuvayo kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite: A, umukara. B, umweru. C, ubururu. D, umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, umweru. Kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. We ukibonye ntiwemerewe kujyayo ariko nabariyo ntibemerewe kuvayo.
muri make kivuga ko utemerewe kujyayo ariko n'abari batemerewe kuvayo. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urabona ko ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wajya kureba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda ugasoza kuyeba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ndizera ko waramutse mobile rero, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uburyo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa akaba ari hafi ariko afite nk'akazi katamukundira ngo aze twigane mu ishuri, cyangwa akaba aboneka amasaha atarayo kuza mu ishuri. Muri make akaboneka saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, saa 5 z'ijoro. Ayo masaha twe turaboneka tukakwigisha, kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyangwa se ku bantu bari mu mujyi wa Kigali ukeneye ko twigana turi kumwe iminsi mike, umunsi umwe cyangwa ibiri, turahura nkakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire aho muduhamagare ni kuri 0789351626. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero nze nkwigisha mudasobwa ujye mu kizamini itakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.